bose batangiye bakora ibikoresho by'intambara nyuma bagenda babihinduramo ibya gisivile. Hama urayizi nta muntu utazi imodoka bita Hama. Hama ni igifaru ni imodoka y'intambara ya Amerika yaje kwigarurira imitima y'abantu bayikoresha mu gisivile. Na drone rero intambara ya Kongo ni isoko rikomeye urumva babimenye vuba yuko irimo dushyashya ariko nibwo tubitangaje cyangwa vuba. Iyi ntambara rero yadutsemo ibintu bibiri high precision strike aho hagiye hagaragaramo udutendo dushyashya ahenshi hakoreshejwe nubwo wenda atari ikintu cyari cyadutse vuba ariko cyakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Kabila barasa kuri LCD bakoreshaga ibibombe byituritsa LCD idiporoyinza ahantu runaka nka Masisi cyangwa niki ntago cyabaga gifite precision nukugenda kigatumbera ndebera hasi sha ko turi hejuru yaho sandiri bakakirekura bakirekura cyakubita hasi kikaba cyashwanyuza nk'imijyi ibiri ariko ntago ko nabagakisekeza arikoresha urumva yego niba kisekeza ziringara simbizi ngo nibo kumwigisha no kugira gute shongora mu runyankore no kuririmba hatagira umunyankore unyumva akagira ngo turimo kuririmba hanga indirimbo bayita kishongoro najyaga numva indirimbo zaho ndi Nyagatare so no kuvuga ikintu no kuvuga ngo nta kintu na kimwe leta yakora M23 idafite kandi byamwe bivuga ko M23 irusha imbunda leta ziri sophistique Monisco yarabivuze Bintu Keita Roni hori bivuga na ntuzira bivuze uyu Antonio Guterres bose barabivuga ariko byose kitarusange ni raporo nabyo birimo ko ngo yazanye ibikoresho noneho bihambaye kitarusange ni kimwe intambara si ibikoresho intambara ni impamvu utuma uyirwana hazaje umuntu tujyana kuko intambara ifite aspect barimo kwihaspect byintu tudakeneye ibikoresho by'intambara birikoresha se ntabwo babagifite sibyo bari wabi cyambere bari motivated urabicira ababyeyi icyo ntabwo ari motivation ariko wibaze guhindura umuntu nkewa mu gihugu cye kandi abahanga bakuba ko intambara ubuze umuntu ubwene gihugu kumugira nyine apatride nta patragira kumugira iki ntabwo bikunda ntabwo umutsinda bano bose bari muri Kongo mu ntambara ya Kongo ntacyo bazageraho ntabwo uzahindura umunyamuri usabaza bica bamare ntabwo bikunda kandi none se imyaka se kuva 2017 se nimwe babagiriye wazabarwa nk'intwari n'imiryango ye sibyo wowe uri giharombe wanyu barakubuze abarundi bari baranga inzara yabishe yabiciye ahantu atari iwabo bajya kurwana bakoraho flag zabo bakagenda bambaye za Kongo tabaho umuti neza ngo bafate amazuri wanywesha cyangwa unyuze mu ntuze mu mitsi urumva zino nyeshyamba zifite diplomasi nyinshi cyane na politiki ubona bagenda gahoro il faut battre le fer quand il est chaud ugomba gukubita icyuma kikiriho umuriro ntabwo kireka ngo gihore iyo gihoze ntabwo wagiye foroma abantu babacuzi barimo kunyumva sibyo ntabwo wajya kuroba ntabwo wajya guhakura ngo uhakure wa mwotsi washize uratera umwotsi ubundi uhakure bana batipe kweri narakubwiye ngo nibicare hamwe bongera bakore restriction y'intambara ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago zicuza bavuga ko imwe muri izo mbunda yaje kugeragezwa n'abafaransa no gukoreshwa kugira ngo barebe effectiveness yayo nyuma yuko bari bayivanye mu ntambara ya Iraq n'abanyamerika bayizana mu Rwanda nizo bakoreshaga za mukarange naho bose barasakora FPR inkotanyi irangira batsindira irababomora wa mugani urumva buri ntambara yose kwisi uko ikomeye igenda inageragerezwamo ubushobozi bw'intwaro n'inganda zizikora kuko bose ujye ubona n'icyo bita materiye yo kumurika intwaro bashokesinga imbunda bafite n'intwaro n'ikoranabuhanga ujye ubona hari abagabo ingabo basiba muri aya mamurika y'imbunda no mu Rwanda rijya rihabera abagabo ingabo bigubaza kureba wagwane niye mbunda igezweho n'ikiri kandi ntabwo babireba ngo babitunga nk'abitunga mu ifamu nibyo kurwana so nibisanzwe n'intambara ya Kongo by the way nta nubwo ari kubyintwaro gusa n'amatagitike mashyazamo
urumva hari amafilozofi amwe bitari bari niyamis philosophe ni bari iki yo kugenzura ahantu harimo kubera operation sino operation zo kurwana gusa no mu kuvura no mu kugira gute n'iki abantu banota utuntu twose turimo kuba kugira ngo ntihagira agashya kavukamo kazifashishwa muri siyansi abandi bazakifashisha nk'ibyo mwita jurisprudence mu mategeko wenda tubyite gutyo ugaho urubanza rushobora gukoreshwa mu zindi manza zindi zakurikiraho. Rero tugarutse inyuma ku by'intambara bigaragara yuko kuba intambara yagaragaramo nk'isoko ry'abacuzi b'intwaro nacyo babagamije mu kuduteranya ni ibintu rwose bishoboka. Rero ntabwo bitunguranye ntibitangaje kuko nta ntambara itagira ibyo yadukana, yewe n'izi ndege n'igisirikare kirwanira mu kirere cyadutse muri revolution industrielle nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Izi kompanyi za Boeing ubona na Lockheed bakora izi ndege zihambaye cyane bose batangiye bakora ibikoresho by'intambara nyuma bagenda babihinduramo ibya gisivile. Hama urayizi nta muntu utazi imodoka bitahama. Hama ni igifaru ni imodoka y'intambara ya Amerika yaje kwigarurira imitima y'abantu bayikoresha mu gisivile. Na drone rero intambara ya Kongo ni isoko rikomeye urumva. Ntabwo bamwe baza barakuza kuvuga ngo nyamara dufite drone yadunda neza bariye. Ejo nabonye abantu barimo kuvuga imodoka ya isenya za drone y'Abahinde yaguzwe n'u Burundi na Kongo kandi ikoresha amarazeri gutwika ibintu ukoresheje urumuri atari no kubirasaho no kugira gute kandi bavuga ko ifite ubushobozi buhambaye ariko nabonye bayitwara n'ubushobozi dafite haba harimo n'ibintu bitari byo. Rero iyi ntambara babimenye vuba yuko irimo dushyashya ariko nibwo tubitangaje cyangwa vuba. Iyi ntambara niyo yadutsemo ibintu bibiri: high precision strike, amamorutiye narabikubwiye ubushize arasa dahusha ubundi murutiye irahusha nabivugaga nica ahangaha ndabyibuka. Amamorutiye irahusha kugira ngo uhamye na morutiye biragorana cyane kereka abahinga bafite baza amafizike ku buryo burenze aho kugira ngo urase uhamye imodoka iparitse na morutiye byagucanga byakugora. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, iyi ntambara niyo yagaragayemo udushya ubwo abantu bo muri FARDC iriya faction yose bose bagerageza kurasa ku Rwanda. Nibwo bwa mbere mu mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Afurika undi ubiza hano azabimbwira hagaragaye ibisasu bisama ibindi. Nibwo bwa mbere ya operation yabaye ku butaka bwa Afurika. Kandi tubizi na za Israel tubizi ngo nazaye hose ariko nibwo bwa mbere twayibonye hano muri Afurika ibisasu bisama ibindi. None ibisasu birarya ibindi hanyuma amamorutiye agahamya mu cyico ibifaru bigashya buri kimwe cyose. Icyo tutaramenya ni amatagitike ahubwo arimo tagitike nshyashya. Nabwiye abantu badukurikira ko mu ntambara ya Kongo ya mbere n'iya kabiri mu gihe za RCD zombi naho hagiye hagaragaramo udutendo dushyashya. Ahenshi hakoreshejwe nubwo wenda atari ikintu cyari cyadutse vuba ariko cyakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Kabila barasa kuri RCD bakoreshaga ibibombe byituritsa ariko bikoreye by'ibikorano byaraswaga n'indege za gisivile. Bafataga indege zikorera imizigo by'Amantonov urumva bamara kubirasa bamara kubipakira indege bagacunga bakavuga bati wenda RCD idiporoyinza ahantu runaka nka Masisi cyangwa niki. Ntago cyabaga gifite precision n'ukugenda kigatumbera ndebera hasi sha ko turi hejuru yaho sandiri bakakirekura bakirekura cyakubita hasi kikaba cyashwanyuza nk'imigi ibiri ariko ntago ko bagakisekeza arikoresha urumva. Niba kisekeza ziringara simbizi ngo nibo kumwigisha no kugira gute bameze Kinyarwanda ariko ibyo bintu abantu barabizo mu ntambara ya Kongo. Hano mu Rwanda uzabaza umuntu wese ngo icyo bita fagasi urumva mu rugamba rwa liberation yo mu Rwanda nabyo byabaga ari bibombe baterateranya bakabikora biturika kurusha intambi uko ujye ubyumva. Fagasi turikiye ahangaha umujyi wa Kigali rwose amazu amwe bahita bavuga bati rero ubu ngubu rwose bagende bakureho ibibomoke n'iki kuko n'imbura n'ibintu biba biturika bibi cyane. Fagasi yaturitse umusozi kandi byaterateranyijwe n'iki n'abantu urumva ni intoki zabikoze. None uzanye drone nk'agashya ibisasu bisama ibindi iki ntabwo ndi mu mujyi wo kubihakana urumva ahubwo na bado n'ibindi tuzanamenya. Dusa n'abanasoza kuri iyi ngingo nk'uko wabivuze nagiye mbona amakuru ngo uyu mugabo Colonel Claude wabibonye ngo ashobora no kuba nawe yarishwe na drone. Uyu mugabo akaba ari yishwe ngo na drone iminembwe akaba yari muri AFSM 23 twirwaneho ndetse mu makuru nagiye mbona bagasa n'abagaragaza ko ngo ari mu byara wa General Makenga. Ntabwo muzi umugani wawe kare wavuze ati bo uko nabo drone zibica ku kiraporo zo zidasohora bagaragaza yuko nabo drone zibatera. Uwo mukoloneli simuzi ariko nakubwiye makanika we yari general sibyo
iri ntambara yica impande zose ntabwo muzi uwo ngo ntabwo muzi pe niyo case nibwo bwa mbere nyumvise ariko nyine none se kubera iki uruhande rumwe niki Muventi babwiye ntabwo bafite monopole ku bintu bimwe na bimwe ni ukwishongora kwishongora mu runyankore no kuririmba hatagira umunyankore unyumva akagira ngo turimo kuririmba ahangaha indirimbo bayita kishongoro najyaga numva indirimbo zaho ndi Nyagatare so no kuvuga ikintu no kuvuga ngo nta kintu na kimwe leta yakora M23 idafite kandi byamwe bivuga ko M23 irusha imbunda leta ziri sophistique Monisco yarabivuze Bintu Keita Ron Hori bivuga na Ntuzi yarabivuze uyu Antonio Guterres bose barabivuga ariko byose kitarusange nabyo birimo ko ngo yazanye ibikoresho noneho bihambaye kitarusange ni kimwe intambara si ibikoresho intambara ni impamvu utuma uyirwana hazaje umuntu tujyana kuko intambara ifite aspect barimo kwihaspect byintu tudakeneye ibikoresho by'intambara birikoresha se minero ngo aho kuvuga impamvu iri mu ntambara abantu bari kuri minerale zahabu iri narrative ibihugu bikomeye ntizatwokame nk'abanyamakuru twebwe tubona ibibera mu karere k'ibiyaga bigari ubu urambwira ngo twirwana narusha imbaraga ingabo 20 z'u Burundi ariko nabo babigaragaje ko nubwo bakabaye nta kintu bizakora bagaragarije ko sinabikubwira ati nubwo batabaye ino DRC ariko imbaraga zabo wapi zaranze gukanda kuri izi nyeshyamba erega zino nyeshyamba nazo ngo zabonye imisada y'ingabo zamanutse muri Kivu y'Amajyaruguru zitoye 70 abantu bazireba ubaye wa mugabo se ngo nabo barabafite di ngo ya bari yabo ntago mbizi ariko harya no mu Minembwe ihagaze neza ubu ngubu ihagaze neza ejo nabonaga bakonera ugabo barimo bavuga ngo abantu bibogobogo ngo batekere ngo baraza gusangira urumva rero ntabwo babagifite sibyo bari iwabi cyambere bari motivated urabicira ababyeyi icyo ntabwo ari motivation ariko wibaze guhindura umuntu inyewa mu gihugu cye kandi abahanga bakuba ko intambara ubuze umuntu ubwene gihugu kumugira nyine apatride nta patragira kumugira iki ntabwo bikunda ntabwo umutsinda bano bose bari muri Kongo mu ntambara ya Kongo ntacyo bazageraho ntabwo uzahindura umunyamuri usabaza bica bamare ntabwo bikunda kandi none se imyaka se kuva 2017 gusa nimwe babagiriye kandi ariyo ngo n'abakorana na Eric Prince kuri iki kibuga cya Kisangani babigaragaje muri raporo bagaragaza ko ngo no kuri icyo kibuga naho hariyo abakorana na Eric Prince ariko ni iki cyubundi bishoboka bite ko icyo kibuga kiraswa kandi abo bari erega no gutinya abantu uri ari capitaine mu ngabo zidasanzwe za Amerika hano harimo abahungu n'abakobwa barwanya imyaka 20 n'ingahe Eric Prince uretse kuza kwiba Kongo Eric Prince arimo icyubundi iki kimurimo erega birabura bazarwanya ikintu cyo gutinya aba bantu ngo Eric Prince ngo bafite uruhu rwera ngo bafite ikiriki M23 zabatumura bose uzabure bazagira bikoreye amaboko erega ifite uyu munsi ntago ari impuhwe bayifitiye simbabazi bayifitiye Minembwe twirwa rimaze imyaka n'imyaniko urumva kwivuga imyatongweshe Colonel Claude ngweshe mu makanika weshe iki wabishe koko nibyo ariko bapfiriye igihugu cyawe urapfira iki wazabarwa nk'intwari n'imiryango ye sibyo wowe uri giharombe wanyu barakubuze abarundi bari gubarira ngo inzara yabishe yabiciye ahantu hatari iwabo bajya kurwana bakoraho flag zabo bakagenda bambaye za Kongo ni make hano ntabari ibintu byinshi so rero wenda na M23 naborora itabaho umuti neza ngo ibafate amazuri banywesha cyangwa unyuze mu ntuze mu mitsi urumva zino nyeshyamba zifite diplomasi nyinshi cyane na politiki ubona bagenda gahoro oya kuko Marsha imyaka 5 ni myinshi imyaka 5 ni myinshi kuko wanabonye ko 5 ni myinshi rushize kera ruhigize intwari ihura ya 73 ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ribajwe no kubona amahanga akomeje kuruca karumira kubwicanyi none se bategereje amahanga ngo basiga amavuta n'ubutegetsi bwa Kinshasa ubunyumva nyine bategereje amahanga basige se bagaragaje ngo urugo rutunga urundi ibice bya Minembwe Mikenge na Karingi muri justice baravuga ngo justice delayed justice denied bagomba butinze buhinduka ibyo ntazi bagomba gushakisha ikintu cyarangiza ino ntambara complete niba babona batahagera Kinshasa nibashyire ahantu bitegeka babitangaze niba bagikisha ntibashogoshere bagende bareke guhama ntibarafata amasisiyo ntibarabafata amasisiyo yose bavuga ko bafite uzabe kwikari turebe nakaduka karongorongorongorongo kandi imagine muri kabare yo muri Bukavu haracyaberamo operation ngo sizi Bunyakiri ngo size hose Karehe yingi yanga za Kavumu haracyabere imirwano bafite ingabo nyinshi ntabwo babuze force icyo tucyumvikana M23 mufite force pe
mufite n'izindi ariko barwana batseta ikirenge badaraginga ibirenge mwendo wa kanyamasyo ntabwo nzi ibintu barimo niba barimo gucukura amabuye y'agaciro banayacuruza sinamenya barwanya intambara ikarangira justice delayed justice denied nushaka kubihinduremo intambara urumva a war delayed a war denied nabo bari kujya umenya ko abarwana ari abarwanyi n'abarwanyi bwoko kibariya n'abarwanyi bahe n'abarwanyi bahese bari barwanyi bashingiye kuki abarwanyi badafite palmarès rimwe muri intambara kwica abantu kugira gute byo babishoboye no kubarya aba n'abarwanyi bwoko kibafashe he bagize gute bakomeje he baranduye kurindana kubona igihugu nk'u Burundi kinanirwa no kurindana ruvungi uri igihugu hakurya ari iwawe hakuno hasa nk'ahari iwawe urakigira umurwanyi mu bicyo cyashoboye intambara mu by'ukuri. Il faut battre le fer quand il est chaud. Ugomba gukubita icyuma kikiriho umuriro ntabwo kireka ngo gihore iyo gihoze ntabwo wagiye iforoma abantu b'abacuzi barimo kunyumva sibyo ntabwo wajya kuroba ntabwo wajya guhakura ngo uhakure wa mwotsi washize uratera umwotsi ubundi uhakure bano batipe kweri narakubwiye ngo nibicare hamwe bongera bakore restructuration y'intambara kuko intambara iri dynamique igenda ihindura iki ihindura warfare ihindura forme kandi uko intambara ihindura ni kugenda na politique yayo ntekereza ko muri 2022 na gatatu ntage mu Ventura zikizagidoha ndabeshya se muri plan zabo byari birimo se yagiyeyo mu gisirikare ntabwo wenda bizeraga hafi igihe basubiraga inyuma muri aircraft bajyanwa muri Sabyinyo ntabwo bizeraga ko bazahuza ukuboko na twirwa no mu Minembwe icyo gihe nabwo ikize cyari kigoye cyane yewe reka tuvuye ngo natwe n'abakurikirana intambara kubyizera byari bigoye ariko ugeze Makobora urahavuye ugeze ibari hehe hose n'amazina amaze kwibagirwa werekeza Baraka Swima urumva urahavuye Uvira urarekuye ariko uracyari mu nkengero zayo nciri biryoshye biri bishyushye irifo kuba abantu bari straight sibyo kuko n'ubundi gihe batabereye straight n'iki bintu nk'ibyo drone ntizahonye kubarasa uwo Colonel Claude wenda niba bahubwa aragiye agendeye ngo umunsi agendeye apfiriye nibwo ngo CZFA agomba gutangira CZFA gutangira mu buzu umukoloneli urumva ariko uziko muri esprit za genocide aba bantu bategura genocide kwisi uziko ni uburyo bwo kuheza mu ntambara itarangira twagiye gusinya ntidusinye tugize gute subira inyuma gira gute uziko kugira ngo bagukerereze kuko umuntu uri mu ntambara uri n'inkehwa urimo kwishwa ntago ubukiga amashuri ubwo muzarangira gutyo ntago ubukirongora akabariro wapi kandi abantu banyura mu nzira nk'izo ngizo kugira ngo twese tubeho uraho ngaho gusa ntabwo urwaye intambara nk'uwiyarura urigira nk'abazarendo n'ikindi byose biriya bihararo birwana muri Kongo ibyo ntago bibitekereza sibyo tuvugisha kuri Sandrine umuzarendo cyangwa se umuntu abavi Burundi n'abandi bimbonera kure imbonera kure niba hagiye imbonera kure imwe sibyo umuryango w'abandi batanu barimo guhirwa barimo no kugira gute ariko nk'umusirikare mu 23 ugiye urumwe ari usigaye mu nkambi waratabaye n'upfura burangiye ese tugomba guhanya imibare CZFA yanjye niyo ntago bihuye hamwe wakasaba CZFA nkasaba kurwana ibirangira nukuri ibirangira urufite cyose kuvuga ibirangira kugira ngo abana bajye kwiga ibirangira kugira ngo nyine mwiyubake nk'umuryango kwa nicyo shaka kuvuga ejo nabonye umuntu umwe umuyobozi wa M23 agenda n'amaguru babigira agashya muri Goma ngo yagenze n'amaguru kugira ngo yagenze n'amababa abandi birirwa mu bintu bimeze nk'ibirori byo abazayirwa sisi kuntu babaye Minembwe irimo gushya mwebwe muri bintu biri spectaculaire ntazi ngo ibintu bimeze gute aba revolutionnaire bo muri Kongo bameze bate ibi ngo nibyo bituma abantu barabanyandikira message ngo nabakoroze ngo ntawe ngoronga ntacyo mpfa nabo ntacyo mpfa na M23 FC ntacyo mpfa wenda n'uruhande rwa leta rundi uvuga ukuri rugakora kuri nzakumva n'umuvinto nikora amanyanga ariko azaza bivuga twaje kwisaba gutanu hari mushaka kwentimida ngo utavuga amafuti yiwe kugenda kilometero n'amaguru ibyo se bisobanura iki muri revolution abantu bifata nk'abashoje intambara itaragira no hagati umuyobozi ngo yageze ku kilometero abandi bana bari ku rugamba bagenda niki wagira ngo yakuruje yakororize ngo tumwemere taza kumvugisha nabisha katwikomereze urakoze cyane bya Claude Imana imuri kuri dashira nibura yapfiriye igihugu cye ibyo bizarendo se bizabirapfira iki ko birimo kugira yapfiriye igihugu cye umusirikare kuri ku rugamba
nuko nyine gutwara bwe bugaragara aho ngaho. Ariko none uri kuzirikana ngo yaba Colonel Claude Imana muri kwedashira, yaba Colonel Makoma waguye za canzu mu ntambara ya 2013 yirukanka nkora abatanzania, ese amaherezo nayahe? Ikizere kihari ni ikiye kugira ngo n'abasige bamenye ngo game about kuba over. Iyi ntambara imaze imyaka myinshi, ni itangira igaragaza aspect yuko iri mu ngero zo kurangira aho kugira ngo umuntu abone kirimo gutangira. Niyo mpamvu rero Warfare ya cyasi uyu munsi harajya bimbwira bati aho kugereranya revolution zacu n'iziwanyu n'iki byose naho wanyuze na buri kimwe cyose, ubundi ubona dynamism ntigomba kubaho 20% conference na 80% nkavuga ntacyo uzi. Urumva impamvu ngo ntacyo uzi nuko barako nta mwihariko w'intambara baho kwisi. Icyo umwe arwanira nawe ukirwanira ujya kureba nk'urugamba twarwanaga twebwe ubwendaga gusa nabo muri Cote d'Ivoire nabo babuzwaga igihugu cyabo ngo naba Burkina Faso nawe M23 ubona benda kurwana ibisa n'ibyo ngibyo. Bugi intambara zihakuru kugira similarité ukabona zirajya gusa, ariko l'essentiel no kumenya ngo stage ya mbere intambara igeza stage ya kabiri stage ya gatatu ku buryo rero muri kuri final stage ubisobanura umuntu akabidekiriva akabibona. So far intambara muri Kongo ntago umenya ngo iri in beginning, urumva, cyangwa iri kuri final, yose ifite opacité, ibintu biri opaque, ntago umenya ngo bijaye bafasha hano bahari kwiye bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi mwatanze ikintu ntacyo mwabonye, imfungu 1400 baze bimye sizifa rimwe muyirira, ubundi sizifa yagomye kuririrwa na leta, ntago ari mwagomye kwirira. Iyo paradox zakemuka gute? Muri kurura mu ntambara, muri kwiga mu ntambara, mu gihe abandi barimo kubica no kubahemukira biyubaka ku rundi ruhande, urimo kubona ukuntu leta yishutse mu Ventura ngo bakoraga sizifa ibintu bigura imbunda, igura drone, izana expert, izana buri kimwe cyose. Ibyo se bizarangira gute? Ubundi bari mu ngendo n'amaguru ndeka mbere nkayaka. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago zicuza.